Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Twikirize nk'abari. Yesu ashimwe. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Ndabanza gushima Imana yateranyije iteraniro ringana gutya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yaduteranyije tungana gutya, ntabwo ari icyo twatanze, n'imbabazi zayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndashima Imana yaduhaye n'abashyitsi. Yesu ashimwe. Amen. Ndetse n'abataherukaga kuza nabo turi kubabona. Yesu ashimwe. Amen. Nakiriye Tofa n'umutambukanyi wiwe, badukubitire haleluya gusa. Amen. Imana ibahe umugisha. Nakiriye n'abandi bantu bicaranye babiri hariya, nabo Imana ibahe umugisha. Abo ni Papa Chance na n'uwo bicaranye, bahaguruka baduterere haleluya. Amen. 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 Imana ishimwe, murakoze, Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Ndakiriye n'abandi benshi harimo na mugenzi wacu wicaye hari inyuma, ariko bose twashobora kubaha umwanya. Imana y'amahoro iduhana umugisha twese. Natinze rero ku bashyitsi, reka nivuge amazina. Ni Dafroze Kayitesi, ndi umugenzi ujya mu ijuru, nanjye mparanira kuzagera muri ubwo bwami dusigarirwa kugeramo. Imana iduhana umugisha. Amen. Ndashima cyane Imana yateganyije ko uyu mwanya duhura ungana gutya, tukawivuga kandi tukavuga gukomera kwayo, kuko ni Imana nyamana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Si uko ndi intyoza gusumba abandi, ariko ndashima Imana yampaye uyu mwanya, n'abayobozi yanyuriyemo ikomeze kubaha umugisha. Amen. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo tumaze gusomerwa rivuga ku maraso ya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Amaraso ya Yesu ushobora kuyumva, nanjye nkayumva. Ufite uko uyazi, nanjye mfite uko nyazi. Yesu ashimwe. Ariko noneho ibyo uzi tubishyire ku ruhande, nanjye ibyo nzi mbishyire ku ruhande, tubisangire mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Noneho ariko twasomye iryo jambo mbere yuko twinjiramo imbere, twabwiye ngo ni amaraso y'igiciro cyinshi kitari na gikeya. Yesu ashimwe. Kuki amaraso ya Yesu Kristo ari ay'igiciro cyinshi? Ese ntatukura nk'andi maraso? Ariko kuki agira icyo giciro? Arimo iki? Yesu ashimwe. Igiciro cy'ikintu kigihabwa n'iki? N'agaciro gifite, ubushobozi gifite, imbaraga kibitsemo, icyo cyabasha gukora. Niyo mpamvu kigira igiciro, nubwo ku maso yawe nangwa yanjye nangwa y'undi wese cyarebeka nk'igisanzwe. Yesu ashimwe. Ariko ayo maraso ni igiciro cyinshi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi noneho ayo maraso, mpamvu navuze ngo tugire gute? Tuyige dukurikije ijambo ry'Imana. Nuko ufite uko ubizi, nanjye mfite uko mbizi, ariko ijambo rituyobora rifite uko ritubwira. Yesu ashimwe. Amen. Ndashimira abaririmbyi nubwo mbona benshi batarimo. Ndashimira abaririmbyi bose uko bakoze kose, uko bahagaze kose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Baduhaye umugisha, baduhaye kunezerwa, baduhaye kwiyumva amahoro. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hanyuma reka sabe umudiyakoni atange mikrofone, kuko turaza gusoma. Mikrofone nk'eshatu azihereza abantu bashoboye gusoma Ikinyarwanda kugira ngo tuze kwihuta. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa, ibice 9, 13 kugera kuri 15. Ese ayo maraso hari igihe wayavuga utazi ibyo uvuga, utazi uko ukora, ariko ntibikorohere. Ariko biba byiza iyo ugize gute? Iyo uzi icyo uvuga. Yesu ashimwe. Ibyakozwe n'intumwa 19, 13 kugera kuri 15. Uhageze ahadusomere. Katuashaka. Ibyakozwe n'intumwa 19, 13 kugera kuri 15. Haravuze ngo
ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sikewa, umwe wo mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Aha ngaha nagira ngo tubanze twige ijambo rivuga ngo kuvuga ibyo utazi byagutwara iki. Yesu ashimwe. Ngo hari inzererezi zo mu Bayuda, ngo kandi bari abana bo mu batambyi, ariko batangira kuvuga ngo bari gukora umurimo wo kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, ariko atari izina rya Yesu bamenye, izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Yesu ashimwe. Birasaba ngo wimenyere, birasaba ngo wigerereyo. Yesu ashimwe. Birasaba ngo nawe usobanukirwe, kuko icyababayeho giteye ubwoba. Ukomeje mu mirongo ye hasi haravuga ngo abadayimoni babarebye, babitegereje, babona ko nta kibarimo, babona ko bari mu busa. Imana itugirire neza. Icyo babakoreye ni iki? Babaciriyeho imyenda, bagenda bambaye ubusa. Ijambo ry'Imana muri Hosea 4:4 riravuga ngo ubwoko bwanjye burahonye buzize kutamenya. Twige kumenya. Nitumenya tuzagira umugisha wo kugendera mu byo tuzi, kandi noneho Imana izatwishimira. Imana itugirire neza. Amen. Petero ni wongera aravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe, tuzaba tugize neza nituryitaho, kuko haraho rizadukura rikagira naho ritugeze. Tujye mu ijambo rero. Amaraso ya Yesu Kristo afite agaciro karenza kandi maraso yose tuzi, kubera iki yarimo, kubera ubushobozi Imana yashyizemo, kubera uko ari, kubera ibyo akora, kubera ko uyiringiye uhagararanye nayo ntazatsindwa. Yesu ashimwe. Amen. Abaririmbyi babiririmbye ntabwo nabisubiramo. Uyu munsi n'uw'Imana yiteguriye gusa kuva dutangira amaraso ya Yesu, imbaraga z'Imana, kandi twabonye Mwuka Wera akora. Yesu ashimwe. Noneho tugendeye ko ayo maraso yavuye he? Yavuye mu mubiri wa Kristo. Dusomye Matayo 15:38. Ntitwirirwa tuhasoma, ufite ikaramu yandika azahisomere ku bw'umwanya. Matayo 15:38 niho havuga ngo amaraso ya Yesu niyo yagize gute? Niyo yamenetse, hanyuma kimara kumeneka wa mwenda wari uhahera ugira gute? Uratanyagurika. Umaze gutanyagurika ngo urakinguka, ngo buri wese yigerereyo. Ayo maraso yavuye mu mubiri we. Umubiri wa Kristo wagereranyijwe n'uwo mwenda. Yesu ashimwe. Hanyuma uwo mwenda wari ukingirije ahera nk'uko bakingiriza hano, ngo hano hajye hagera abatambyi bakuru. Je nawe ntitwari kuhagera, hari kugera bamwe, ariko ubu ngubu uwo mwenda warashwanyutse kugira ngo buri wese agereyo. Uwo mwenda ugereranywa n'umubiri wa Kristo. Uwo mubiri wa Kristo wafunguwe, watanywe n'ibintu byinshi bitandukanye, kugira ngo njyewe nawe ayo maraso navamo avuye muri uwo mubiri tubone gukira, tubone kubohoka, tubone kwambara izindi mbaraga. Izina ry'Imana rishimwe. Amen. Uwo mubiri wa Kristo wakinguwe n'imisumari, ukingurwa n'amahwa, ukingurwa n'icumu, ukingurwa n'inkoni bamukubise zamuteye inguma, kugira ngo ayo maraso abashe kuvamo, ameneke ku bwanjye nawe n'abandi bazamwizera bose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma ayo maraso afite imbaraga ku isi kuko ariho yamenetse. Yesu ashimwe. Yamenetse ku bwacu, ku bwanjye nawe, ndetse yerekanye imbaraga cya gihe akimeneka, kuko uwo yaguye mu jisho byarahumutse. Haleluya. Amen. Hanyuma ayo maraso afite imbaraga ikuzimu, kuko ijambo riratubwira ngo yagiye ikuzimu afungura ibituro by'abera. Yesu ashimwe. Ayo maraso afite imbaraga mu ijuru. Yesu ashimwe. Kuko akimara kuzuka, tubisanga muri Yohana 20:17, ubishoboye abyandike, ntabwo tuhasoma. Mariya Madalena yagiye kureba ku gituro, yaragiye ajya kureba nk'uko yasanzwe ajya kusiga umurambo wa Yesu imibavu. Agezemo ngo asanga ibuye rirahiritse, agezemo aramubura. Ngo na marayika wari uri ku mutwe aho Yesu yaryamaga no ku maguru, ariko aribaza ngo ni ibiki. Akibaza ngo ninde bamutwaye, bamwibye, abona umuntu wari inyuma ye. Arangije kumubona
agira gute? Amwitiranya n'abarinzi, aramubwira ati se ntaho ntiwabuze aho bamutwaye. Ariko Yesu amuhumura amaso, agiye kumwegera nko bari basanzwe bamwegera, aramubwira ati ntunkoreho. Yesu ashimwe. Bari basanzwe bamukora ko hari impamvu izo saha yatavuze atemeye ko amukoraho. Yaramubwiye ngo ntunkoreho, mbanje kujya kwa data mu ijuru. Yesu ashimwe. Yari agiye gutanga raporo y'amaraso, yaba amaze gucungura. Izina ry'Imana rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Amen, amen. Kandi ayo maraso utitonze, utayitwayeho neza, turi kuyavuga tukayaririmba, ni meza, arakomeye, nibyo, arakiza mu buryo bwose yazi nuko nanjye nyazi, ibyo byose birahari. Ariko hari n'urundi ruhande rukomeye. Yesu ashimwe. Yaguhinduka terero. Imana idufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Gukerensa amaraso ya Yesu Kristo ni ikintu gikomeye, ntako byakugwa neza kuyafata. Gukerensa abazi Ikinyarwanda twabisobanura gute ku batabyumva, kuko dufite urubyiruko ngira ngo rutajya ndani mu Kinyarwanda. Gukerensa, gusuzugura, gufata nk'ijyarejareja, kutaha agaciro, gutesha agaciro amaraso ya Yesu. Byaguhinduka tubisanga mu Biheburayo ibice 10 umurongo wa 29. Undi adusomere Abikorinto ba mbere igice 11 28 kugera kuri 30. Abikorinto ba mbere 11 28 kugera kuri 30. Undi asome Abiheburayo bice 10 umurongo wa 29. Abakorinto ba mbere 11:28 haravuga ngo nuko muzume kurya mutsima no kunywera kuri icyo gikombe, kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami abaririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nyamara iyo ducirwaho urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Nuko bene Yesu ashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntitugapfe kurya ku mugati no kunywera kuri icyo gikombe uko tubonye. Yesu ashimwe. Kuko ukomeje hasi yavuga ngo nicyo gituma benshi bapfa, abandi basinziriye, abandi bagenda barwara. Imana itugirire neza. Hari impamvu. Ayo ni amaraso aba yaguhindutse kuko watwaye uko bidakwiye. Yesu ashimwe. Aho niho ndi. Ni meza, afite imbaraga, nayo igiciro cyinshi, ariko nubwo bimeze gutyo, uyatwaye uko bitari yaguhinduka. Yesu ashimwe. Amen. Abiheburayo ibice 10:29. 10:29. Amen. Imana iguhe umugisha. Nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ubuntu. Reka nsubiremo. Nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ubuntu. Imana itugirire neza. Amen. Ni ukuvuga ngo gusuzugura Kristo, gusuzugura amaraso ye, guhinyura ubuntu bwe n'amaraso yakweresheje n'umwuka utanga ubuntu, nabyo bizakugiraho ingaruka. Ariko twebwe ntituri muri abo. Yesu ashimwe.
niyo mpamvu uyu munsi ngewe nawe turi kuganira kuri ayo maraso. Ndajya kuvugaho utuntu nka dutatu gusa. Amaraso ya Kristo ni inyanja tutabasha kuvuga ngo turangize, ariko uyu munsi ndavuga igice cya mbere gusa, utuntu nka dutatu kubw'igihe, hanyuma dusoze dusenge dusoze twitahira. Yesu ashimwe. Imana nibidushoboza kuko niyo nyiri bihe, tuzabona ikindi gihe dusubukura iki gisomo. Imana ishimwe cyane. Amen. Amaraso ya Yesu Kristo, reka mbanze nsabe abasomyi ntaravuga. Umwe ashake Matayo 26:28, undi ashaka Abiheburayo 13:12. Matayo 26:28, uwundi ashake 13, Abiheburayo 13:12. Icya mbere nshaka kuvuga, amaraso ya Yesu Kristo aratubabarira, n'ay'imbabazi. Yesu ashimwe. Icyo twese tugihuriyeho n'umwana ujya kubatizwa azi ko amaraso ya Kristo ari ay'imbabazi. Aho sinanahatinda. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma amaraso ya Kristo ni ay'imbabazi, kandi noneho aratweza. Ibintu bibiri bivugiye hamwe, ndaza kuvuga n'akandi ka gatatu gusa twitehe. Aratweza. Wabonye Matayo 26:28. Matayo 26:28, kuko aya maraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Kuko ayo maraso yanjye ni Yesu wavugaga, y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha. Yesu ashimwe. Amen. Ku bwanjye, ku bwawe, kubwo babanje kumwizera batubanjirije, ndetse n'abazamwizera b'ibihe bizaza. Imana ishimwe cyane. Amen. Kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ni amaraso y'imbabazi, ni amaraso tubongeramo ubuntu, nta kiguzi. Uyizeye ayo maraso ababarirwa ibyaha. Abiheburayo 13:12. Amen, amen. Imana iguhe umugisha. Yesu yababarije inyuma y'umurwa. Yesu ashimwe. Amen. Uko igitambo bajyaga kugitamba muri Israel, murazi ko imigi yose, imigi ya hariya yabaga igoswe n'amabuye ifite amarembo. Igitambo bajyaga kugira gute? Kukibikirira inyuma. Nawe ababarizwa inyuma y'umurwa, nk'uko batangaga ibitambo kera. Za hene, za ntama, bya bimasa, byose byabikirirwaga hehe? Inyuma y'umurwa, inyuma y'irembo. Nawe yababarijwe inyuma y'umurwa kugira ngo atweze. Yesu ashimwe. Ese imbabazi no kwezwa bitandukaniye? Hari wakinsobanurira? Wagiriwe imbabazi, warejejwe. Yesu ashimwe. Amen. Umuririmbyi ati wogejwe n'amaraso niyagukuraho ibyaha, watunganyijwe n'umukiza. Ariko kwezwa ni gute rero? Yesu ashimwe. Ku bw'ayo maraso duhanagurwaho ibyaha, nibyo, tukagirirwa imbabazi z'ibyaha, yego, ariko tukezwa. Hezwa nde? Hezwa iki? Ese uwezwa yezwaho iki? Hanyuma ikezwa kezwaho iki? Imana itugirire neza. Dutega amatwi jyewe nawe. Ubundi kwezwa mu bisanzwe, umuntu yerezwa umurimo agiye gukora. Barahamagarwa, uwemeye gukora umurimo bakamusengera akawerezwa. Aba yarababariwe, yaragiriwe imbabazi, yarakuweho ibyaha, ariko akagira ibyo yerezwa kugira ngo abe ahagaze mu mwanya Imana yishimira kumukoresha. Siko kimeze? Ni nako wakweza imodoka yawe, ukavuga uti mwami Imana, dore nguze imodoka nshyashya, sinzi bayikoreshaga n'ibicaniro bayikoreshaga, niba bayitambiraga ibitambo by'amaraso ko igomba kwica, niba byagendaga gute simbizi, ariko jyewe nyejesheje amaraso ya Yesu kugira ngo ya makonekisiyo yose akurweho, igitambo cy'umusaraba kijyemo, ijye mu mwanya wo gukorera Imana, kuko nawe ukorera Imana. Yesu ashimwe. Amen. Turi kubigendanamo neza. Wakwinjira mu nzu
none se hano hari uwinjiye mu nzu yubatse? Ndibaza yuko nta muntu ugeze yubaka hano, siko kiri. Inzu twinjiramo zose zavuyemo abandi, niyo yaba ari nshyashya si wowe wayubatse, ntuzi ibyo bayubakiyeho. Haleluya, amen. Bafite ibicaniro byabo, byaba bisa n'uko usenga nangwa bitanasa. Yesu ashimwe. Winjiye mu nzu ukavuga uti ibicaniro byari mu iyi nzu ndayejeje ku bw'ayo maraso, ibicaniro byose ndabishenye, amaraso ya Yesu abitsiratsize, hanyuma nubatse igicaniro cy'umusaraba, kugira ngo ya myuka y'abakoreraga mu iyo nzu, ya myuka y'abagendaga mu iyo modoka, ya myuka y'abambaraga iyo myenda wambaye, ya myuka y'abagendeshaga iyo modoka, ya myuka y'abicaraga kuri izo ntebe wicayeho n'ibyo bazikoreyeho, kubw'amaraso ya Yesu Kristo ubyeze bihumanurwe, bibe mu mwanya w'amatumizi y'Imana. Izina ry'Imana rishimwe, amen. Ubwo turacyari kugira gute? Ku mbabazi no kwezwa. Wagura itaka, ntuzi niba bariterekereyeho, ntuzi amagambo yarivugiweho, Imana ishimwe. Wajya mu rusengero rushyashya, ubu ngubu Satani asigaye akora ku mugaragaro, ntuzi abarusengeyemo bashobora kuba barasengaga Satani, nangwa barasengaga Satani bavuga ngo ukarisitiya ndahazwa, nataha ngasoma intango. Murebe yuko iyo ndirimbo ari ahanga hari na hariya, aho hose uba ugomba gusenga. Amaraso ya Yesu Kristo akeza, mu yandi magambo agahumanura, agakuraho ubuhumane bwose, agakuraho umuyingirano, kwinjirana kw'imyuka mibi yo kuza gukoreho yaramenyereye. Yesu ashimwe, amen. Aho turi kumwe. Hanyuma ushobora no kuba uri umuririmbyi, Imana itugirire neza. Baririmbyi bacu Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubakomeza, ntimuzagwisare. Ariko ni abaririmbyi bangahe mwabonye batangira bari mu mwuka bagasoreza mu mubiri? Ni abavuga butumwa bangahe mwabonye batangira bari mu mwuka, akabwiriza agakora ibitangaza bivuye ku Mana, agasoreza mu mubiri? Mu gusengura ushobora gusenga uti ndi umuririmbyi mwami wanjye, ihuduma wampaye nyejeje amaraso ya Yesu Kristo kandi ndayishinganye, ntizigire ikorera Satani n'umunsi n'umwe. Yesu ashimwe, amen. Ni benshi batangira mu mubiri mu mwuka bagasoreza mu mubiri. Ugasenga uti genda umupasiteri, mwami wanjye umuhamagaro washyize muri jye, mwejesheje amaraso ya Kristo kandi nguhishe muri Kristo. Ntuzigere ukorera Satani n'umunsi n'umwe, ntuzigere umuhesha icyubahiro, ari wowe wenyine uzagomba guhabwa icyubahiro. Haleluya, turi kumwe aho ngaho? Hari akutoyemo? Yesu ashimwe, amen. Hanyuma amaraso ya Kristo arunga. Umusomyi wihuta dushakire Abikolosayo 1:20. Arunga. Kunga ni gute? Ushobora umuntu yaravunikaga kera igufa rigatana n'irindi, habaga abantu bitwaga ngo nabunzi, bakamukanda bakaryegeranya bakaribumba, igufa rikazongera igasubirana, bakavuga ngo bagiye kumwunga. Kunga no gusubira guhuza ibyari byagize gute, ibyari byatandukanye. Yesu ashimwe, amen. Abikolosayo 1:20 wahageze? Abikolosayo 1:20 haravuga ngo kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose ari byo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe abari baratandukanije n'Imana kera mu 20 gusa. Yesu ashimwe, Imana iguhe umugisha. Ngo kandi ayo maraso amaze kumeneka niyo yatwunze n'Imana, imwiyungisha Imana, yiyungisha Kristo, yiyungisha ayo maraso ya Yesu n'ibintu byose ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Haleluya, amen. Ese waba wumva Imana yaragutaye? Waba wumva uri mu mwanya wo kumva Imana itakikwitaho? Ariko amaraso ya Yesu arahari kugira ngo wumve yuko noneho yongeye kuguhuza n'Imana. Amaraso ya Yesu arahari kugira ngo ahuze abari baratandukanye. Imana itugirire neza. Twayakoresha mu buryo bwinshi, ndavuga nihuta kubw'umwanya. Ese mwana, papa wawe na mama wawe bahora ari gutya nk'udusake,
wabuze icyo ukora, iherere hahandi hawe, hamagara amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo ndaguhamagaye, papa na mama ndabunze kubw'amaraso ya Yesu, kandi bizakunda. Ese wa mudamu we, mutware wawe urabona bitagenda, hamagara amaraso ya Yesu Kristo yongera kunga nawe amukure mu bidafite umumaro. Ese wa mupapa urashobewe, tuyu mugore ndamugirane kandi ari jye wamwizaniye, hamagara amaraso ya Yesu uyabwira uti amaraso ya Yesu Kristo nyunga n'umudamu wanjye, ongera uduhuze, damu ya upatanisho. Yesu ashimwe. Yongera amaraso, yongera duhuze. Ese mu miryango biracitse, ubona bakwanga, ubona hari ibitagenda, ubona hari abari kurebana ibitsure, hamagara amaraso ya Yesu Kristo yongere yunga umuryango, maze ubuzima bukomeze. Imana itugirire neza. Amen. Turi kubyumva twese? Ya, Imana itugirire neza. Hanyuma ayo maraso niyo ushobora guhamagara igihe wumva, hari igihe umuntu wumva nta byaha wiyagiriza, kumva nta cyaha wakoze, ariko wasenga ukumva ntirirenga. Satani yashyizemo urukuta hagati yawe na so wo mu ijuru kugira ngo mutaganire. Hamagara amaraso ya Yesu Kristo abomora rwa rukuta, maze ubone connection yawe na so wo mu ijuru, muganire mutuje kandi muhuze. Yesu ashimwe. Amen. Aho hose ni amaraso ya Yesu. Nabwiye ngo ndavuga utuntu tungaye gusa ubundi duceceke, kuko ni byinshi. Nimbona ikindi gihe mukuru nyiribihe naduha igihe nzasubukura. Yesu ashimwe. Amen. Amaraso ya Yesu. Ese ujya gusenga ukumva amajwi atangiye kukurega, ntabwo ukwiriye, wowe ntiwakagiye imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Yesu ashimwe. Hamagara amaraso ya Yesu uyabwire ngo kuraho urwo rukuta, kuraho ibyo byose, kuraho ayo majwi, maze nongere gira ubusabane na data. Ese byashoboka yuko waba wumva utababarirwa, ukavuga uti narihannye ariko sinababariwe, ugahora wumva ikigushinza? Satani ntakwibizamu guhore mu kwihana, kuko kwihana nahangaha ukaguma utera intambwe nk'umugenzi ujya hehe? Mu ijuru. Bwira Satani ngo wikomeza kunshinja, amaraso Kristo yarandenganuye. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma umusomyi wihuta nadusomere Abikolosayo 2:14. Abikolosayo 2:14 avuga ngo komeza. Ihanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Burekeye aho ngaho. Ihanagura. Yesu ashimwe. Haleluya. Ihanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Haleluya. Amen. Komeza. Ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Hari urwandiko. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari urwandiko rwakuvuzeho ibitari byiza, hari urwandiko rwamvuzeho ibitari byiza, hari ibyapa bya Satani. Yesu ashimwe. Ese bakwise umurozi? Ese bakwise indaya? Hari icyapa bamanitse ngo wowe ntuzahirwa, ngo wowe ntuzagira umugisha. Izo ni izandiko za Satani, ariko ngo hari uzihanagura. Yesu ashimwe. Amen. Ngo ikarukuzaho kurubamba ku musaraba. Komeza musomye mwiza. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi. Haleluya. Amen. Komeza. Ibahemura ku mugaragaro. Ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Haleluya. Twese tuzamura Imana amaboko. Haleluya. Amen. Bihanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, rwikuzaho kurubamba ku musaraba. Ngo kandi ihemura abatware b'umwijima n'abanyabushobozi. Yesu ashimwe. Amen. Ibakoze isoni ku mugaragaro. Haleluya. Hari abatware, hari abanyabushobozi baguhigiye bakamigira. Yesu ashimwe. Ndagira ngo ushinge hagati aho ngaho. Imana idufashe cyane. Ni naho nsoreza. Barahiga ngo ntuzabyara. Yesu ashimwe. Icyo ni icyapa bakometseho wigendera, ariko ntabwo bizashoboka kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Barahiga ngo ntuzabyara ngo bakure, kubw'amaraso ya Yesu Kristo bazakura. Icyo cyapa kiravaho. Yesu ashimwe.
hari abatewe ibyapa ngo ntibazashaka. Izo nzandiko zose Yesu arazitabura uyu munsi nuba maso. Yesu ashimwe. Ese bagushyizeho icyapa cyo guhorana agahinda ngo ntazigera nezerwa? Imana dufashe cyane. Icyapa cyakujyaho ubizi, cyakujyaho utanabizi. Gishobora kuva mu gisekuru, wenda bakavuga ati umwana w'imfura ntazigera abaho, ariko uhagaze hamwe, mukuru wawe byamubayeho ntagira umwana w'imfura, umukurikiye bibaho ntagira umwana w'imfura kubera ko ari byo mu muryango, ariko nuhagarara hamwe ukavuga uti kubw'amaraso ya Yesu Kristo nzatunga umwana w'imfura kandi azakura. Haleluya, amen. Biradusaba gusa kuba maso. Intwaro turazifite. Ndi kuvuga amaraso ya Yesu Kristo nk'intwaro irwanikanisha. Yesu ashimwe cyane. Hari inzandiko babashyizeho ngo ntibaziga, niba niga ntibazarenga high school. Bwira Satani ngo warayobye. Yesu ashimwe, amen. Kubw'amaraso ya Yesu Kristo izo bariye niyo mipaka mwashyiriweho uzatambuka. Haleluya. High school irangize ugere no muri PhD kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya, amen. Amaraso ya Yesu Kristo akuraho inzandiko, ibyo byapa Satani yadushyizeho. Murazi tukiri muri Uganda, buri famu yabagamo inka, buri famu bakayihereza ku matwi, ugasanga izo muri izi kase akaziga, izindi zambaye akantu k'umuhondo, izindi zambaye agatukura, izindi zambaye iki. Muri famu ya Satani yashyizeho ibimenyetso. Haleluya, haleluya. Ariko ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo uyu munsi cyakireye gisiribanga ibyo bimenyetso byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, amen. Ndashoje. Tuzakomeza ubutaha. Amaraso ya Kristo ni inyanja. Byo nabashije kuvuga kuri uyu munsi nibyo kubw'umwanya. Tuzavuga n'ibindi. Tugiye guhaguruka ahubwo dusenge. Tugiye muri practice. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ushobora kuba ufite itorero, Satani akarimanikira icyapa ngo uzagira abakristo bazaba benshi mu gitabo banditse, ariko hazajya haterana 5, haterane 50 nibaba benshi ntibazarenga 60. Ubw'icyo cyapa Satani yamanitse, ariko uyu munsi no kugica. Ushobora kugira icyapa Satani akamanika ati abinjiye nabo nta wundi uzasubira kwinjira, ariko ibyo byose uyu munsi Satani aramwara. Amaraso ya Yesu Kristo arabica. Yesu ashimwe. Haleluya, amen. Ushobora gusenga Satani arakumanikira icyapa ngo nubwo azasenga ntazagira umugisha. Sinzi wowe, ni wowe wize, nanjye nkimenya. Turagira ngo tujye mu gusenga, tugiye muri practice. Yesu ashimwe. Twabonye ko amaraso ya Yesu araye imbabazi. Kimwe, areza. Icyo nicyo cya kabiri. Icya gatatu, arahuza. Yesu ashimwe, amen. Icya kane, ahanagura ibyapa, acagagura inzandiko. Haleluya. Inzandiko zikurega sinzizi, nawe ushobora kuba utazizi ari iza kera, ariko zibi za kera, zibi za vuba, amaraso ya Kristo arabitenguwa byose kubw'imbaraga ziyarimo. Yesu ashimwe. Haleluya, amen, amen. Duhaguruke twisengere. Buri wese agiye kwihakabyizi kuri aka kanya. Yesu ashimwe. Muhaguruke twisengere. Ubyiyumvamo neza haguruke dusenge. Ubyiyumvamo neza ahaguruke dusenge. Amaraso ya Kristo akora ibintu byinshi, ariko turasengera muri ibyo bine byavuzwe byonyine. Ibindi tuzabijyaho ku butaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tugiye kubanza kwisengesho ryo gusaba imbabazi. Ntuzi ikikurega, ntuzi ibyiregwa izi saha, nanjye simbizi, ariko amaraso ya Yesu Kristo tugiye kuyasaba ngo ko aze yeze buri mutima wa buri wese, kugira ngo tubashe kugirirwa neza n'Imana, tubashe kwemerwa muri aka kanya. Reka dusenge. Isengere nanjye nisengere. Saba amaraso ya Yesu Kristo kukweza, guguhumanura. Yeza abana bawe. Ntabwo uri hano kubwawe wenyine, washe kubw'umudamu wawe, washe kubw'umuryango wawe, washe kubw'itorero, washe kubw'abana banyu, washe kubw'abandi benshi bakiri hanze. Saba amaraso ya Yesu Kristo akweze, agutunganye, hanyuma dukomeze.
data mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, mwami wanjye kandi Imana yanjye, zisahano y'umunota mwami nyiringabo, ndi imbere yawe mwami data nyiringabo, nukuri nzamuye ubwoko bwawe uko turi aha hantu mu izina rya Yesu Kristo, mpagaze ahera hawe, nongeye kuzamurira iteraniro, nurukije amaraso ya Yesu Kristo kweza iri teraniro, nurukije amaraso ya Yesu Kristo kurihumanura, nurukije amaraso ya Yesu Kristo abohora, nabohore buri wese kubw'imbaraga ikomeye yari arimo, mu izina rya Yesu Kristo natanga imbabazi, buri mutima ni wakira imbabazi, buri mutima ni wakire kubabarirwa, buri mutima ni wakire kwegera, mbaraga z'Imana ishobora byose zikore, kugira neza kw'Imana kuhaboneke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Imana ikomeye, unyemerere cyane amaraso y'umuhuza yongere guhuza ubwoko bwawe, nahuze mu baririmbyi bitagendaga bivemo, nahuza abakozi nyiringabo Imana, nahuza abagabo n'abadamu baraha, nahuza abana n'abapapa, nahuza abana n'ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo, nahuza imiryango, amaraso ya Yesu Kristo ahuza, amaraso ya Yesu Kristo ahuza, damu ya upatanisho shuka na kutenda kazi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo nahuza ababyeyi n'abana, nahuza abagabo n'abagore, nahuza inshuti, nahuza imiryango, nahuza iri torero ryongere ribemo mwami Imana data imbaraga ikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana nyiringabo, wigaragaze kandi wiheshe icyubahiro kubw'ayo maraso, wongere kumuhuza, wongere kuba umwe muri Kristo, kuko turi urugingo rumwe muri Kristo. Mwamushimwe, mwamuhimbazwe kubikoze, uhabwa icyubahiro, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Turacyakomeza, tugiye gusenga. Ni wowe uzi urwandiko rwo mu gisekuruza kiwanyu, ufite aho uvuka, ufite ibyo waciyemo, nanjye mfite aho mvuka, buri wese niyisengere. Hari ibyo ureba ukabona ari ikimenyetso cy'abadayimoni, ariko izi saha uhamagara amaraso ya Yesu kugira ngo abihanagure, ahanagure izo zandiko, ngo muzashaka ntimuzanezerwa. Ni wowe ubizi, ni mu rubyaro, niba ubuze akazi igihe kinini, hari urwandiko Satani yagushyizeho ngo ntawe uzabona akazi, senga utabura urwo rwandiko, akazi kaboneke, ugire umugisha kubw'amaraso ya Yesu. Tugiye gusenga rero kubw'ayo maraso. Reka twinyinge Pastor Alex adufasha muri iryo sengesho. Urakomeye, urahambaye nyakubahwa, nta yindi Mana ihwanye nawe, uri izina rikomeye, uri izina rihambaye, uri Imana yo kwizerwa, uri amahoro yacu. Mwami turagushimye kubw'amaraso akomeye waduhaye, turagushimye kubw'amaraso y'igiciro akorera hagati muri twe, turagushimiye kubw'amaraso wamennye ku musaraba, turagushimye kubw'urukundo wadukunze, turashimye kubw'imbabazi zawe, turagushimiye Mwami Imana ko wabanye natwe, kandi n'ukuri Uwiteka Imana waratwejeje. Ariko Mwami Imana, hari inzandiko Satani akituregesha, hari inzandiko yadushyizeho, nuko mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe riravuze ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga ngo warutaburije kururamba ku musaraba, ngo kandi uhemura abatware n'abanyabushobozi ubivugaho ku mugaragaro. Mu izina rya Yesu Kristo natabura inzandiko, mu izina rya Yesu Kristo zandegaguze arizo zose, izirega abana banjye ndazitabuye, izirega ababyeyi banjye ndazitabuye, izirega ubwoko bwawe Mwami Imana nizitaburwe mu izina rya Yesu Kristo, nizitaburirwa ku musaraba, nizitaburirwa igorogota mu izina rya Yesu. Izo nzandiko zo kutabyara, inzandiko zo kubura akazi, inzandiko zo kutabyara turazitabuye mu izina rya Yesu Kristo, inzandiko zo kubura akazi turazitabuye, ubuzi nibuboneke, inzandiko zo kudashaka turazitabuye mu izina rya Yesu Kristo, inzandiko zo kutumvikana turazitabuye mu izina rya Yesu Kristo, turazishenye, turazishwanyuje mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, ibyapa byaho kutarenga, amabariya n'amablokaje turatwanyaguze mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi. Eko voda ya
turagushimiye Uwiteka, turaguhimbaje ko bikoze. Ntabwo icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye data ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nimwicare. Yesu ashimwe. Amen. Tugiye gusaba umurongozi w'itorero asenge niba inzandiko zitabuwe. Mu mwuka iyo ukuyeho ikintu kimwe hajyaho ikindi. Yesu ashimwe. Ahari ubusa ntihabaho, kuko ngo Satani yagarutse agasanga hari ubusa, ngo azana n'abandi barindwi bamurusha kuba babi akicara. Niba inzandiko zitabuwe tugomba kugira icyo dushyira muri uwo mwanya. Yesu ashimwe. Tugiye gusaba umurongozi w'itorero asenge anasoza irisengesho aho havuye inzandiko. Amaraso ya Kristo habe hajya ikimenyetso cy'amaraso, umubi natureba dutinya. Yesu ashimwe. Amen. Afatiraho akomeza asenga ku bw'itorero inzandiko Satani yanditse ku bw'itorero. Sishwanyaguje mu izina rya Yesu. Aragusengera ariko nawe wisengera. Karibu. Mwami Yesu, ndagushimiye ndaguhimbaje. Uri Imana ikomeye, uri Imana iruta ibigirwamana byose, uri Imana isobanukiye ibintu byose, uratuzi kuruta uko twe twiyizi. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirakomeza, ijambo ryawe riratunganye kandi riratunganya. Ngwino Mwami, ijambo ryawe ryagize icyo rikora muri twe. Mwami ngwino data, ni wewe wubaka kandi ni wewe usanura ibyangiritse. Mwami Mana yacu, hari ibyo Satani yari yaradushizeho, hari ibyatubarwagaho, ariko mu izina rya Yesu Kristo ngwino usenye urandure, maze Mwami utabure ukureho ibintu byose Mwami, maze utwejeje amaraso yawe igiciro cyinshi, maze duhagarike mu butware bwawe. Reka abana b'abasore, abana b'abakobwa, abagore n'abagabo bongere bahagare mu mwanya, bishimire mu maraso yawe Mwami, batambukire mu maraso yawe. Reka Mwami bumve yuko batinyutse guhagarara imbere yawe. Mwami Mana yacu, uturemeshe kandi udukomeze, umugisha wavuze ubutumwa bwiza, maze Mwami twese uduhe guhagarara neza no gutungana, kugira ngo tube abantu bashitse, kugira ngo Satani nagenda tureba Mwami ntiyapfe kutwegera, ahubwo ahunge. Ezakira uno rusengero urutunganye, aho basengera hose Mwami. Satani ndabizi yuko atabishaka kandi atarafite umugambi mwiza, ariko Mwami kubwo imbaraga zawe, kubwo amaraso yawe, komeza Mwami gusenya ibihome, maze Mwami weze utunganya itorero ryawe, kugira ngo itorero ryawe ryongere rigire ubwiza, ryongere kugira ubureme, ryongere kugira Mwami ishusho nziza, kugira ngo Mwami ridakomeza kwangirika, cyangwa abana bawe wirongeye bagakomeza kwangirika. Twizeye yuko turi mu buntu bwawe, twizeye yuko turi mu butware bwawe, twizeye neza yuko dufite umutekano uvuye iwawe. Ukomeze kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu ndasenze, amen. Mwicare.